umaze kurya ibya nyuma ya saa sita ukwiriye kumara nibura amasaha 3 utararyama kandi ugakora uturimo runaka umaze kurya ibya nyuma ya saa sita. nukora ibi ngibi indwara zawe nyinshi uzazisezeraho. dukwiriye kuryama buri gihe dushonje. abantu bibwira ko batabasha gusinzira bashonje baribeshya. nibwo basinzira neza. nubikora uzakira indwara nyinshi. indwara uzaba urwaye zose nyuma y'ibyumweru 6 gusa zizaba zakize. ukwezi n'igice kuzagutamiriza umuze muke. uyu munsi ngiye kubasangiza ibintu 6 biburizamo guhagarika umutima. guhagarika umutima guterwa n'imyakura iba yuzuyemo akajagari, aho umubiri uba uzitiriwe mu kazitiro k'ubwoba budashira. ibi nibyo bita guhora witeguye guhangana no guhunga, fight or flight. aha biba bimeze bite? intekerezo zawe zibona ko hari ibintu bimeze nk'ibitero cyangwa akaga kugarije umubiri, maze imvubura zigatangira gusohora imisemburo myinshi ya cortisol na adrenaline. iyi misemburo izamura umuvuduko ukabije w'amaraso, itera umutima kudihagura, kumisha amaraso mu mihore, maze ugahumeka insigane kugira ngo iguhururize guhunga umwanzi cyangwa guhangana nawe nk'uburyo bwo kwirwanaho. ikibazo kibaho nuko intekerezo zawe zitabasha gutandukanya ikibazo nyakuri cyaba kiriho n'ikibazo kitagize icyo kigutwaye. ibintu hafi ya byose bigutera ubwoba. noneho niba wiyumvamo ubwoba bwinshi, impagarara no gushidikanya muri wowe, ko guhungabana k'ubukungu, guhagarikira umutima, abantu batandukanye bakwendereza, cyangwa amakuru yose wumva kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo kubera mabi, nyuma y'igihe intekerezo zawe zihugira muri ibi bigutera ubwoba, maze umubiri n'ubwonko bwawe bigahora byiyumvamo ko byugarijwe, ku buryo bihora bikuzitiriye mu kazitiro ko guhora witeguye guhunga no guhangana. dore ibimenyetso bikugaragariza ko uhangayitse. ikimenyetso cya mbere ni ukubura ibitotsi. gusinzira amasaha ahagije ntibigukundira. icya kabiri ni ukubatwa n'intekerezo nyinshi zigusaba guhora usesengura akantu ku kandi, bigatuma uhagarika umutima buri munsi, cyane cyane nijoro. icya gatatu, imisemburo ikabije kandi ya stress ituma wibagirwa ibintu byinshi. ibi bikunda kukubaho nijoro. icya kane, abantu bamwe bahorana igikororwa mu muhogo cyangwa bakumva baremerewe mu gituza, ijwi naryo rirahinduka bakumva bavugira hejuru buri gihe. icya gatanu ni uguhorana isesemi igihe uteranye n'abantu benshi. icya gatandatu, abantu bose muri kumwe ntubabonamo ibyiza, kabone n'ubwo bo baba bakwifuriza ibyiza. ikimenyetso rurangiza ni ugushaka kwitandukanya n'abantu, kumva wabaho uri wenyine, kwihunza ibirori by'abagutumiye nta mpamvu, kuko uba udashobora kubagaragarizamo amarangamutima meza. ikibabaje, iyo umaze imyaka myinshi ugeramiwe no guhangayika, bishobora kuba imbarutso y'ibyago bya diyabete, indwara z'umutima n'ibindi bibazo byinshi by'umubiri. biterwa n'uko imvubura za adrenaline zitangira kugwa agacuho, imisemburo yose igahita ihungabana, yaba ku bagabo cyangwa abagore. niyo mpamvu muri iyi video ngiye kugusangiza ibintu 6 bibereho kukwibagiza guhangayika, kuko byurura umujagararo mu mubiri wawe wose. ndakumenera kandi amabanga y'ingeso nziza zagufasha kurandura gitera zose. ibi byose ntibigusaba kujya kubihaha ibwota amasimbi, ahubwo ubisanga mu bimera bigukikije aho waba uri hose. bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, kuko nshaka kukumenera ubwiru bwose bwatuma uca ukubiri n'ibikuzambya byose. aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. ubuzima bwiza bugerwaho no gushakisha buri munsi icyatuma bugubwa neza. iyo umaze kukimenya ukizirikaho icyo byagusaba cyose. bisaba kandi kuzinuka burundu ibintu byose byatuma ubuzima butokorwa. niba waramaze kubatwa no guhangayika, nyemerera tujyane nkwereka ibintu byakwarura muri ayo majune. umuti wa mbere ni ukubyuka unywa amazi y'akazuyaze mu gitondo.
Amazi nicyo kinyobwa cya mbere twagenewe ngo intekerezo zacu zibashe guhorana umutuzo. Niyo afasha gusukura ibice byose by'umubiri kandi ubwonko bwose bugakorera kuri gahunda. Iyo uyanyoye mu gitondo ari akazuyaze nta kindi kintu urashyira mu nda, uba wigiriye neza mu buryo bwihariye. Umuti wa kabiri ni ukurya ubwoko bune bw'imbuto mu gitondo, akaba arizo wiririrwa. Uzirya umaze isaha irenga unyoye y'amazi y'akazuyaze. Mu kunganira imikorere y'ubwonko nta byo kurya bisimbura imbuto. Ukimara kuzirya wumva uhindutse, ibitekerezo bibi byimukira ibyiza, amazinda yimukira kwibuka, ubunebwe busimburwa n'umurava mu byo ukora byose. Umugore w'umudagekazi wari warazonzwe n'ubunebwe, umugiraneza yamugiriye inama yo gutungwa na salade y'imboga mbisi n'imbuto zisoromeweho gusa, maze agwiza umwete mu byo yakoraga byose ku buryo mu zabukuru ariho yari umushabitsi w'icyatwa kuruta mu bihe yari afite imyaka y'abato. Byaramuhiriye kuko usibye gukorana umurava yaciye ukubiri n'indwara zose. Yahoraga ashabutse, ntiyarakazwaga n'ubusa. Kwibuka no kwibwira ibyiza nibyo byamurangaga. Nawe uzabikore gutya uzishimirwa na bose. Umuti wa gatatu ni ukongera kunywa amazi ku manywa. Ihame tugenderaho ni ukwirinda kugira ikintu turya nta mazi twanyoye. Nk'uko ukenera koza ibyombo waririyeho, niko ukwiriye kuzirikana koza umubiri wawe hashize amasaha arenga 3 umaze kurya. Ibi ni ingenzi ku mikorere y'ubwonko n'imitekerereze. Umuti wa kane kandi w'ingenzi ni ugukata salade y'igitunguru gitukura, kukamuriramo indimu no kuvangamo ikiyiko cy'ubuki. Ubonye amavuta ya elayo wizeye ko ari meza, wavangamo ibiyiko 2. Iyi salade ni ingenzi mu kuvugurura imikorere y'ubwonko yose. Itera kwibuka no gufata mu mutwe, irwanya amazinda n'amajune, irwanya ubunebwe ugakorana umurava, ihanagura imigera ya kanseri mu bice byose by'umubiri. Imbaraga zayo zirazamuka zikagera mu bice byose by'ubwonko, zigakemura buri kibazo gihari. Uwayiriye ntashobora kurakazwa n'ubusa cyangwa ngo aheranwe n'impagarara. Uyirya witeguye kurya ibyo ku manywa iminsi 4 ya buri cyumweru. Umuti wa gatanu ni ukurya 2 ku munsi gusa. Kubwo kutamenyera ihame bituma abantu benshi baheranwa n'indwara z'ubwoko bwose. Imiti yose turangira abantu ntishobora kugira ikibamarira batubahiriza iri hame. Urugaga rw'amenyo rwaremewe gutapfuna inshuro zitarenze 2 ku munsi. Ibyo waba urarya byose na za mbuto zidatinda mu gifu ukwiriye kuzirya 2 ku munsi gusa. Yemwe n'igikoma ntiwemerewe kukinywa inshuro zirenze 2 ku munsi. Gutatirira ihame ni ukwiteza indwara z'ubwoko bwose, hatabuzemo n'ibyago byo guhangayika byugarije imbaga nyamwinshi. Kandi ukazirikana ko hagati y'ifunguro n'irindi hakwiriye guca amasaha ari hejuru y'6. Umuti wa gatandatu ni ukwirinda kurya nijoro. Imikorere y'urwungano ngogozi barirwa ku munzani w'imirasire y'izuba. Izuba rikirasa cyangwa ritararasa mu gitondo nibwo umubiri uba ufite imbaraga nyinshi zo kugogora ibyo kurya. Uko izuba rigenda rirenga niko imbaraga z'umubiri zigenda zicogora ku buryo bigera nimugoroba nta mbaraga zo kugogora ibyo kurya umubiri uba usigaranye. Yemwe na bya byo kurya byoroheje umubiri ntuba ufitiye imbaraga. Bigenda bite? Iyo uriye nimugoroba urarana umutwaro mu gifu, uremereza intekerezo, ukabyukana amavunane kandi ukumva utishimiye abantu muri kuganira. Aha niho benshi baburira ibitotsi nubwo baba baryamye ku mifariso myiza gute. Umuti wabyo ni ukurarana inzara. Kurarana inzara ni umuti w'indwara nyinshi, ariko ikibabaje abantu ntibarawumenya. Yemwe ushaka wahuza kurarana inzara n'inyota, kuko ubyuka mu gitondo byaguteye imbaraga nyinshi. Umaze kurya ibya nyuma ya saa sita, ukwiriye kumara nibura amasaha 3 utararyama kandi ugakora uturimo runaka umaze kurya ibya nyuma ya saa sita. Nukora ibi ngibi, indwara zawe zose zizagabanuka. If you do this, largely your system will be healthy. So we go to bed hungry always. Dukwiriye kuryama buri gihe dushonje. Abantu bibwira ko batabasha gusinzira bashonje baribeshya. Nibwo basinzira neza. Nubikora uzakira indwara nyinshi. Indwara uzaba urwaye zose nyuma y'ibyumweru 6 gusa zizaba zakize. If you do this, you will see half your problems of health. Ukwezi n'igice kuzagutamiriza umuze muke. Will go away in 6 weeks time. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi.
Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.